aho mugeze ahangaha harashimishije. Out of 400 mu bakobwa hafi 400 barenga, kuba mugeze muri top 20 ni shema, navuga ni shema cyangwa se ni mwakoze akazi katoroshye, mwiha amashyi. So mbashimira rero, ndashimira n'abandi bakobwa bose bitabiriye irushanwa, ari abavuyemo kuri auditions, ari abavuyemo muri pre-selections, bose on behalf of the Miss Rwanda organization, we appreciate them. Njya nkunda kuvuga yuko iyi ni platform imwe muri platforms nyinshi zashyiriweho abana b'abakobwa. So maybe it wasn't this one, ariko umwaka utaha bakongera bakagerageza ndetse bagakoresha n'izindi platforms izo arizo zose zabashyiriweho. Twihuse rero kuri uyu munsi kiduteranije hano kinini ni guherekeza abakobwa bacu se cyangwa aba contestants uko ari 20 mu mwiherero cyangwa se bootcamp itangira kuri uyu munsi ikazarangira ku itariki 20 z'ukwa gatatu, gake final yarangiye. Aho ngaho rero abakobwa uko ari 20 baramara ibyumweru bigera muri 3 muri uwo mwiherero i Nyamata kuri La Palisse. Mu mwiherero bigira ibintu byinshi bitandukanye, mainly bigishwa inshingano, bibutswa cyangwa se bigishwa inshingano za nyampinga. Ubu ko muri hano mwese muri ba nyampinga, uko muri hano mwese muri ba miss, muzajya mugenda munabibona no mu titles, muzajya abantu benshi bazajya babakoresha, the media houses bazajya bavuga Miss Kanaka, Miss Pascaline, Miss Maolitia, Miss wariwe wese, ntago ubu ngubu ni title mwambaye. So mu byo mwigishwa rero muri bootcamp harimo inshingano zizana no kuba ufite iyo title, ariko most especially ku mukobwa uzatwara ikamba hari inshingano ziza zisumbuyeho kuzo mufite ubu ngubu. Rero mu byo mwigishwa harimo ibyo ngibyo, harimo aspect y'umuco, harimo kwiga no kunonosora no kunoza imishinga yanyu, harimo public speaking, which this year, by the way, congratulations, you have done better than most of the years. Kuko ndibuka ko muri 2019 twaje rwose public speaking atari n'ibintu twumva, but this year it has proven yuko all the girls uko muri 20 ndetse na bamwe bagiye batakomeje, the public speaking, at least it's better than it was mu yindi myaka. So congratulations to you. Ariko mu byo mwibwa nabyo birimo, haba harimo public speaking, hakazamo abakobwa bakora amatours atandukanye, gusura ibigo bitandukanye, gusura places cyangwa se touristic places, mu Kinyarwanda nabyita ibintu biri touristic, sinzi ko nabivuga mu Kinyarwanda. So kuri ubu ngubu rero abakobwa uko muri 20, yes mwageze muri bootcamp, ariko harimo challenges muri bootcamp muzajya mugenda mukora. Harimo talent, harimo sports challenge, harimo challenges menshi muzagenda mukora. Most of them arizo zizadetermininga abakobwa 9 bazasubiza kuri finale.
uko muri hano muri 20 ntabwo ariko mwese muzahita ntabwo muzamakinga top 20 kuri top 10 kuri finale. Uko muri hano mwese muri 20 igihe cya finale kizagera haramaze kuboneka abakobwa 9 binyuze muri aya challenges, binyuze muri za challenges mugenda mukora na head to head challenge, sports challenge, talent, byose bizadetermininga abakobwa 9 bagera muri top 10 kuri finals. So abo bakobwa 9 baza joiningwa cyangwa se harimo undi umwe uzaba specifically yazamuwe n'amavotes. Amajwi nk'uko mubizi, amajwi nko kuri pre-selection hari babiri batambutse kubera votes. Kuri ubu ngubu rero no kuri final umwe muri bo azatambuka ajye muri top 10 kubera amajwi. So ni ukuvuga ngo top 10 yego mwese kuri final, top 20 muzagaragara, ariko abazasubiza ni iyo top 10 izaba yageze kuri final. So ikindi muri bootcamp kizabaho ni ngira ngo mare n'impungenge ababyeyi cyangwa se guardians uwo mwazanye wese. Bootcamp is one of the safest places cyangwa se ni hamwe mu hantu hizewe abana banyu bazaba bari. It's one of the safest. Dukora uko dushoboye kugira ngo providing a safe environment ku bakobwa uko ari 20 bose, an environment iri comfortable, iri safe kandi favoring buri mukobwa wese kuba yahibamo. Ikindi ngira ngo sorezeho ni ukubwira abakobwa yuko Miss Rwanda nk'uko dusanzwe tubivuga, Miss Rwanda agirwa Miss Rwanda nuko nawe ubwe ntabwo nta wundi muntu uzakugira Miss, ntabwo ari your family, si media, si umu organizer. Miss Rwanda umugirwa nawe ubwawe. So your potential, ubushobozi bwawe nibwo bukugira Miss Rwanda, nta kindi kintu kizakugira Miss Rwanda. So by that Miss Rwanda tugendera kuri critères 3 nkuko definitely mwagiye mubimenya. Izo critères ni beauty, brain and culture. So beauty byo ntago ndi bubitindeho because beauty is relative. Mwese kuba muri hano muri beza. Brain uko we exprima ibyo uvuga, how much research have you done, urabyumva, do you grasp the concept y'ibyo uri kuvuga. Hanyuma culture ni ibintu umuntu wese abona, uko witwara, uko wikomporta, how much do you know about the culture. Ntabwo ari ibintu biri deep, nta muntu uzakubaza wenda se ati ibintu biri deep by'umuco, ariko nanone umuco ni urakura, umuco revolvinga, ariko mostly icyo twebwe nka organization icyo twita umuco, yes, izo aspects z'umuco wa kera zirimo, ariko nanone mu muco wa Kinyarwanda umukobwa yitwara ate, umukobwa yifata ate, avuga ate, agenda ate, ibyo byose. So ntatinze rero kuri uyu munsi nibwo bootcamp itangijwe ku mugaragaro. Mugiye kubana uko muri abakobwa 20 mwese. Inama njya nkunda kugira abakobwa bajya muri bootcamp, mostly yes, uzakora uko ushoboye, ariko turabizi twese yuko Miss numwe. Uko muri hano muri 20 ya kampa ntago muzabasha kurigabana, Miss numwe. Ariko what you can do, nyakunda kuvuga yuko muri Miss Rwanda umuntu akuramo byinshi birenze ririya kamba. I'm sure you all have formed a sisterhood, mwabaye inshuti, mwabaye abavandimwe kuri ubu ngubu. Hanyuma ibyo byumweru 3 mugiye kumarana bigiye gushimangira ubwo bushuti n'ubuvandimwe bwanyu. Mugenzi wawe icyo atazi umufashe. Nicyo gituma ni bootcamp ibaho, kugira ngo mwige yuko icyo mugenzi wawe atazi. Ushobora kuba uzi gukora umusatsi, azi gukora maquillage, mukorere maquillage agukorera umusatsi. Ushobora kuba uzi different things
mwafatanyamo, and then your sisterhood igakura mugafatanya grow together. Izi ni friendships ziba zitazarangira nyuma ya bootcamp. They are everlasting sisters. This is an everlasting sisterhood. Benshi muri twebwe dufite inshuti kugeza n'ubu ngubu twakuye muri Miss Rwanda. So mwige kubana neza, kuko nabyo biri mu bidetermininga n'amanota yanyu muri bootcamp, ukubana n'abandi, kubana n'abagenzi bawe. Ikindi hari nkuko mubizi mwese hari umushinga muzafatanya, a CSR activity muzafatanya. Ibyo byose bisaba yuko muba muri a sisterhood cyangwa muri together, mufite that togetherness. So mugomba kwiga umushinga umwe muzafatanya. Ni umushinga uzaba sponsored cyangwa se uzaterwa inkunga na Forza Gaming. Mugakora umushinga umwe CSR activity izagira ikigesa kuri societe. Ibindi nibaza yuko ibyinshi mwagiye mubibwirwa, ibyinshi mwagiye mubimenya kugeza aho mugeze ubu ngubu. I'd say congratulations. Ibindi muzagenda mubimenyeshwa muri bootcamp, muzagenda mubimenyeshwa along the way. Kimwe n'ababyeyi, ntabwo contact izaba ikiri yindi nkuko ubana n'umwana nkuko umwana abana n'umubyeyi, ariko we make sure yuko on a daily basis at least umubyeyi amenye updates z'umwana we uko ameze. Niba hari ikibazo yagize, hopefully not, niba hari ikibazo yagize umubyeyi arabimenyeshwa. Niba hari icyo akeneye umuryango urabimenyeshwa. Hanyuma nibaza yuko ibyo ntavuze mwambaza ikibazo, ariko nibaza yuko ibyinshi nabikavarinze. Aho mutumvishe the contestants, ababyeyi mwabaza ibibazo, ariko for now congratulations and may the best girl win. Arakoze cyane Megan. Hanyuma tuze gutanga umwanya ibibazo bitatu ku banyamakuru ndetse no ku mubyeyi wumva ari cyo ashaka gusobanukirwa kurushaho, araza guhabwa umwanya. So nimba ari umunyamakuru ushaka ikibazo cyangwa se hari umubyeyi ushaka kuba we yahita abaza mbere y'umunyamakuru, umwanya ni uwanyu. Rwanda atakibona that salary, struggling. Hari amafaranga bamugenera ariko bigendanye n'amasezerano agirana hagati yiwe nk'umukobwa na organisation. Ariko compte amafaranga ashyirwamo ziba ari umukobwa. Hari current account akaba na savings account, zose ni iz'umukobwa. Ikindi warubasha Q&A sessions, yes, nkuko wabibonye kuri semifinals habaye icyabaye cyari more presentation, ariko uko muri auditions mwabibonye it was a Q&A session. Rero kuri ubu ngubu nyuma y'izo challenges abakobwa bazagenda bakora, hazabaho presentation cyangwa se kugirana interaction n'akanama nkemurampaka. Ibyo bibona cyangwa se tubisobanukirwa cyane kuri final. Ni arrangements zigenda zikorwa, ariko hazabamo a one-on-one session hagati y'abakobwa n'aba judges. Ikindi wabashije kuri Miss World, ku bakobwa who don't really make it to top 40. Yes, ni ikintu tumaze iminsi twumva tubona natwe nka organisation turabibona yuko nta mukobwa se cyangwa nta Miss attending a Miss World wari placing a top 40, ariko bitavuze yuko aba Miss attending a Miss World bada placing. Njya nkunda kubivuga this